habiri ibuni giye fite ibitsina bibiri hoya se ntabwo wabimwa turebe ibitsina bibiri beregese aya bura nyene tu nkabura bupfubura kandi bahari uri umupfubuzi harya Satani kanyoko uzatugenda ugeze. Hey guys, nangiye kugusuza wowe ukunda gukurikirana ikiganiro kuri Fani TV 150. Nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye mu mpande enye z'isi. Ndagusuje kandi ndagukunda cyane aho uri hose. Nitwa Fani Muranzi, ndi umunyamakuru w'iki kinyamakuru. Nkuko mubibona imbere ya kamera zacu hari umutipe mwiza cyane, umusore ushima Imana, umusore ukundwa n'abantu, ukunda abahungu agakunda n'abakobwa. Bamwita Mr. Kayusi. Mr. Kayusi ni bwo bwa mbere ni ubwa kabiri uje kuri kamera ya Fani TV 150. Watwibwira ukabwira abakunzi bacu bushize ntabwo wigize ubibwira. Yes, Fani TV 150. Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabye yaso. Satani we wa musenzi we Satani we reka nkubunuze Satani we ungenda uharibisha nageraho baho utazibesha cyongoza nyaguhambanuka nize gucumura rifute gufukaniza ubushuhe. Ariko Sata, iyo ndirimbo ni iki? Ni igitekerezo wayikuyeho ni iki? Wagikuye he? Mbana navuye Dallas Texas, mbana nahombejwe n'ibintu byinshi. Satani ntago bari umuntu mwiza cyane ko dukunze guhura n'ibigeragezo mu buzima, sibyo? Mbana napfishije abavandimwe, business zanyizi gahomba nk'umu businessman. Nyene nkagira gutya tu isoko rikabura nyene tu nkabura bupfubura kandi bahari. Uri umupfubuzi harya? Rega hari n'igihe kiba ngombwa nkabapfubura. Nase ko nzi ko ukunda abahungu bagenzi bawe uza gupfubura n'abakobwa gute? Abakobwa abagega ngende ikirumira habiri ibuni giye fite ibitsina bibiri hoya se ntabwo wabimwa turebe ibitsina bibiri beregese aya ibintu warukoze ntabwo ari ibitsina bibiri. Mfite igitsina gabo, mfite n'igitsina gore. Urumva ko none ibishatsi byose uranabyikorera. Ibishatsi ndagucubita kabisa nkagucabiranya kabisa. Nkagusigana twa tuvuta kugira ngo worohe n'ibintu byumvikana. None se ko nyumva ngo ngurongura abahungu bagenzi bawe kandi tuzi neza ko abahungu bagira twavuga ngo ni imboro ni iki? Muhuzi imboro bigenda gute? Imboro iri abayita dike. Dike. Mu bigenza bute njye nicyo kintu cyambere cyangwa wenda abakobwa nabyumva. Tuba dufite amavuta yabigenewe no kumusiga hahandi nyuma ku kibuno. N'amabyava. Kakobo kugira ngo bikunde akobo korohe none ashiramo dike kugira ngo bikunde igakomereka zibyo. Ubwo ntushobora gushyiramo ugahura n'amabyi. Amabyi se nese twe turi iki ntago turemwe mwiki ntago nese ubu turemwe mu mabyi ntago turemwe nk'amabyi ntago abihora ariko reka ngize ko sibyo none se umuntu ntapfa kava hakabora arabora nese ubwo yaboze byitwa iki none se tujya kureba bwabo uziko ni nziza uziko no mubiri w'umuntu iyo yashaje iyo umubiri w'umuntu ukumva waboze wenda uzabigeranye n'igisimba iyo cyapfuye kikabora niyo nzirazi sibyo ntago ndi kugeranya nabyo ngo nago ngo umuntu mugiranye n'ubwihero cyangwa bira bintu tuvamo ariko ngewe bira bintu guhura nabyo ntacyo bintwaye mba nkurikiye uburyohe mba mfite icyo nshaka. None se ko abakobwa nzi ko wenda basakingana bagashyiramo ururimi n'ibiki wowe ushyiramo ururimi bigenda gute? Oya wenda nshobora gufata umunwa wanjye nkakonka dikizi yawe kandi mutari buyikoreshe. Ubuzwa n'iki nese mfati yanjye ntayicobeka mu inyuma hiwe. None se nyuwe uyu musakinze ugafata dikiye kandi we adatera bigenda gute? Mba namuhinduriye kugira ngo mwumvishe aho bukiburi kugira ngo bikunde muhindurire atakomeza kujya mu buryo. Nese wowe uhora kubishimba cyangwa uhora ku ngiye mara ku kintu kimwe ubu umuceri cyangwa we ntago wahora ku muceri, wowe uhora ku nyama, kuri za bureba, uhora no ku bigati, uhora no kuri avoka. Bara abantu bakwita ngo Satani ngo kanyoko nyene niyo mazina bajya bakwita. Ubyumva ute nyine ubyakira ute kuba bakwita ayo mazina? Abantu benshi birengeza ko ni Mr. Kayusi umwami w'inzuki. Kubana namenyekanye ku ndirimbo yitwa Satani. Yaraye amaranga mutima yanjye yo kugira ngo mvanye Satani. Ndahamya ko twese nta muntu wishimiye inkozi y'iki Satani. Ariko ku bafanisi banje bankurikire neza. Bangomba kuba ukuri bakakumva. Ariko nibyo. Ku bafanisi banje babatinganye respect. Ku bafanisi banje bo buri muntu wese
tujya hariya ku rubaraza ndabona imvura ibaye nyinshi. Imvura se none se Mr. Kayuki ngo niho Satani. Mr. Kayuki iyo byavuye ni izina ry'icyamamare. Mr. Kayuki niho ryamamaje kuri filime icyo gihe nari stage ndahano kuri performing Rocky ahita avuga turiya n'umwami w'inzuki nayo ifite kwa feri hano ifite imirongo ahantu hose n'inyuma kabisa ubona ko ari ruzungu. Rocky ni umushiti wawe? Rocky Entertainment reka njye naho ndi muri Rocky Entertainment. Njya numva ngo Rocky ngo ni indaya ngo hahandi ngo gushobora ngo kuba ari gusobanura na filime wamuhamagara ngo hari icyana kigushaka icyango ugahita yasobanura filime y'igishego agahita shuka iyo defoto umuziho ni indaya karuhariwe ngo kandi aho navuga ngo yitaka ngo n'umwana mwiza. Umwana mwiza se abiyita ngo nabakiristu ari abatinganye tubabona nka hose arimo nabaza abakristo bande se bita batinganye kandi ari abakristo ntubizi ubu se Sado ndambwira ko ari umukristo. Sado tuzi ko ngo yakishijwe yakira umwami nk'umukiza akaba ari umupasiteri. Oya haracabirimo nakakubeshe gusa nyine mujya mubikurikirana barabikurikiranaga mbere ariko ubu ngubu maye namuciye amazi kubera ko yagiye mu bintu by'amazi. Wazamugerageje se ukareba ko akibirimo? Nzamugerageza one day anytime nzamusubiraho kabisa. None se kuri Rocky ngo ushobora guhamagarwa none aha ngaha ukamubwira ati hari icyana kigushaka aha naha ugahita ugenda. Rocky wirirwa abeshya abantu ngo ni umukristo ngo arakijijwe n'ibiki kandi tuzi ko ngo ariyo ndaya amakuru turi kugenda twumva ko ariyo ndaya ya mbere hari urabivuga iki? Rocky ntabwo namama ngo ufite phone kubera ko ndabizi ubu yageze mu kazi sibyo none mugaye ntiyayifata rwose ni nabigerageza sibyo ariko nakubeshe Rocky inama namugira nuko yaguma mu busobanuzi bwe ukumva uburaya kabuvamo kuko ntabwo ashoboye ikindi ngo niyabugiye harabapfubya niyo defonge arabapfubya. None se nkubeshe wowe ugenda ujya kubapfubura we yabapfubye gahunda yo kubapfubura kuko ni naho gahunda mfite kandi ikindi abona apfubuye beshi bari kugira gutya bari kwakuye n'ingofero bari gutera amasari bateye amasari baravuze tutakaza umwami w'inzuki ararenze. Mr. Kayuki ndabona imvura igiye kuba nyinshi wena n'ibikaze reka twiyongeze iminota 2 urajyakeneye kuganiriza abakunzi ba Fani TV bakurikirane gukanda subscribe na share kuri ya TV bita ya nyibutsa gato numvira Fani TV 550 TV show ni Fani TV 550 sibyo bagire gutya kabisa batwinga ajya sufite channel we ni Mr. Kayusi umwami w'inzuki Instagram TikTok bagufollowing bagira uti cyakoze ibintu birarenze. Nimero zawe ni zazindi 0786722371 0786722371 umuntu wese w'umutinganyi yageze ukamusiba ni kanyo n'abagore bapfubijwe nzabatinga mbapfubure kugeza ryari mabye yaso. Turakunda cyane Kayuki urakoze kutuganiriza n'ubutazizeye ko zikenera tuzakubona. Ndi tayari kabisa. Urakoze cyane.